Mwongeye kwirirwa neza nshuti zacu dukunda, nongeye kubasuhuza cyane mwiriweho. Iki ni cya kiganiro intsinzi mu buzima mugezweho nanjye Salama Niyonsenga, aho uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ijyana n'imibereho ya buri munsi ya muntu. Aho tugiye kurebera hamwe ibiryo byiza ku bantu bafite stress. Reka mbere na mbere tubanze dusobanukirwe stress icyo ari cyo. Mbere yo kureba ibyo kurya byadufasha, reka tubanze dusobanukirwe neza stress icyo ari cyo. Stress ni uko umubiri n'umutima wacu cyangwa uko ubuzima bwacu buhagaze bisubiza ibibazo dufite nk'impungenge, umunaniro cyangwa ibintu bitugoye mu buzima bwa buri munsi. Ni nk'igisubizo cy'umubiri uko ibiteye ubwoba cyangwa ibintu biduhangayikisha uko tubyakira cyangwa uko tubyitwaramo. Mu buryo busanzwe stress ibaho kandi hari igihe iba ari ingenzi mu buzima bwacu. Nk'urugero, iyo umuntu afite akazi kenshi cyangwa arimo kwitegura ikintu runaka cyangwa nk'ikizamini, stress ishobora gutuma akora cyane cyangwa akibanda ku byo akora kurusha guta umwanya ku bindi. Ariko iyo arenze ku rugero, stress ikarenga urugero ikazamuka cyane, aba ari ikibazo gikomeye. Ikadutera umunaniro, guhangayika, kudasinzira, kurwara umutwe ndetse rimwe na rimwe ikagabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kwirwanaho. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko stress igira ingaruka ku mikorere y'umubiri, cyane cyane iyo isukari cyangwa ibintu bitandukanye bitangiye kuzamuka byangiza umubiri. Hano ka turebere hamwe ubuzima ni ibiryo. Uko ibiryo dufata cyangwa ibyo turya bigira umumaro mu buzima bwacu, biduha uko ubwonko bwacu cyangwa n'umutima wacu bikora. Niyo mpamvu bavuga ngo ibiryo ni ubuzima. Umubiri wacu uhorana isano cyangwa ufitanye isano n'ibyo tuwurisha cyangwa ibyo tuwuha, ibyo turya. Ibiryo dufata buri munsi bigira uruhare runini mu buryo twiyumva, dutekereza ndetse n'uburyo twitwara mu mibereho y'ubuzima cyangwa mbere na mbere y'ibibazo. Iyo duhuye n'ibibazo runaka, ibyo twafashe mu buzima by'ibyo turya nabyo bigiramo uruhare. Abashakashatsi benshi berekana ko hari ibiryo bishobora kugabanya stress ndetse n'ibindi bishobora kuyongera. Iyo umuntu ahanganye na stress, akenshi ashobora gufata ibyemezo bitari byo mu byo kurya, akarya byinshi birimo isukari nyinshi, amavuta menshi cyangwa ibiryo byatunganyijwe cyane mu nganda. Ibi bituma umubiri we urushaho kunanirwa no kugira ibibazo by'isukari nyinshi ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima. Ugasanga ntabwo bimuhaye umutuzo muri we. Ariko hari n'amafunguro y'ingenzi ashobora gufasha ubwonko guhumeka, gutuza no kugabanya ibipimo cya stress kikamanuka niba cyari kiri hejuru. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ibiryo byiza ku bantu bafite stress: imbuto n'imboga z'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Imbuto n'imboga zirimo vitamine C bifasha umubiri kugabanya umunaniro, kongera imbaraga. Imboga nk'isombe, brokoli, karoti, ibitunguru by'icyatsi n'imbuto nk'amapera, inanasi, orange, avoka na watermelon zifasha umubiri kugabanya imisemburo itera stress. Vitamine C ifasha kugabanya umunaniro, nyine umuvuduko w'amaraso ndetse umubiri wawe ukaruhuka neza. Niyo mpamvu umuntu ufite stress agomba kurya imbuto n'imboga buri munsi. Hano turasanga ibiryo birimo omega 3. Amavuta aboneka mu mafi nka saladine, makayawo, tuna cyangwa salmon zifite intungamubiri z'ingenzi zifasha ubwonko gutuza. Omega 3 zifasha gukemura ibibazo byo mu mutwe nka stress n'agahinda gakabije, icyo bita depression. Ibi biribwa bituma ubwonko bukora neza, bigatuma umuntu agira umutuzo no gutekereza neza. Hano turasanga ibinyampeke byuzuye nk'ibigori bitunganyijwe neza, amasaka, ibishyimbo, umuceri n'ibikomoka aho ngaho. Ibi biribwa bitanga umusemburo utera umuntu kumva afite ituze no kunezerwa. Bigatanga kandi ifunguro zituma umuntu yumva ananiwe cyangwa ahangayitse mu mutima. Urumva ko bifasha umubiri gutuza ndetse no kugubwa neza. Hano turasanga amata ndetse n'amagi. Amata n'amagi cyangwa fromage bifite vitamine B zifasha ubwonko gukora neza. Vitamine B12 cyane cyane igabanya umunaniro n'imihangayiko. Hano tuhasanga ibinure byiza birimo avoka, amande,
ubunyobwa, amavuta ya olive bituma umubiri wumva ufite imbaraga kandi bigafasha gukora kwa sisiteme neza. Hano turasanga amazi y'ibinyobwa bifite intungamubiri. Kunywa amazi menshi ni ingenzi. Iyo umuntu afite stress, umubiri we ukoresha amazi menshi, bityo agomba kuyafata ari menshi kugira ngo bibashe kugabanuka. Kunywa icyayi cy'icyatsi kibisi cyangwa green tea cyangwa icyayi cy'icyatsi cya kamomile bifasha gutuza no kongera imbaraga. Hano turasanga ibiribwa bifite magnesium ifasha mu kuruhura imitsi n'ubwonko. Ibiboneka mu bishyimbo, amasaka, amande, avoka n'imboga z'icyatsi kibisi. Abantu bafite stress kenshi baba bafite magnesium nkeya, bityo kuyongera mu biribwa byawe ni ingenzi cyane. Ibiryo ukwiye kwirinda niba ufite stress. Hari ibiryo bikwiye kurindwa n'umuntu ufite stress cyangwa bigatuma umubiri we urushaho kugira imvune. Isukari nyinshi nk'amasoda, ibisuguti, biswi bituma isukari izamuka, ubwonko bukarushaho kudatuza. Kawa nyinshi nayo ntabwo ari nziza. Amavuta menshi ari mu biryo ntabwo ari meza. Ibiryo byatunganyijwe cyane nabyo byongera stress. Alcohol cyangwa ibintu bifite alcohol, nubwo hari abatekereza ko ituma umuntu yiruhukira, ituma ubwonko burushaho kurambirwa no guhangayika. Imibereho ijyana n'ibiryo uko wibeshya n'uburyo bwo kurya neza. Ntibihagije kumenya ibyo kurya byiza, ni ngombwa no kugira imibereho ijyanye n'uburyo bwo gufata ibyo kurya byiza. Rya gahoro kandi utekereze ku byo urya. Icarane n'abandi, wirinde kurya uri wenyine kenshi kuko gusangira bitanga umunezero. Gerageza gufata amafunguro mu gihe, mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Siba kubihutisha cyangwa ibinyobwa bihindura uko wiyumva. Ibisindisha bihindurwaho nyine birimo alcohol. Gukomeza gufata ibiryo biza nk'igice cy'imibereho. Iyo ufata ibiryo byiza uri kubaka ubuzima bwawe, kuko n'ibyo wakoreye kera kugira ngo ubashe kubigeraho ufite ubuzima bwiza. Iyo ubigezeho nta buzima bwiza ufite, ibyo wakoreye byose ntacyo biba bimaze. Stress ntabwo irangira mu minsi umwe, ariko iyo umuntu yihaye gahunda yo gufata amafunguro meza, ubwonko bwe n'umubiri we bigenda bihinduka gahoro gahoro. Ni ingenzi kandi ko ibyo byose ubyunganira n'ibindi bikorwa bifasha kuruhuka, nko gusenga no gufata umwanya wo kuganira n'Imana, gukora imyitozo ngororamubiri, kuryama bihagije, kugira abantu nyine muganira rimwe na rimwe. Ijambo ry'umwuka, gusubiza amasomo ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo riduha ingufu mu gihe twahangayitse. Hano turasanga umurongo uri muri Yesaya havuga hati: ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntuhangayike umutima kuko ndi Imana yawe. Nzagukomeza nkurinde kandi nzagufatisha ukuboko kwanjye kw'iburyo. Stress ni ibintu by'ubuzima busanzwe, ariko tugomba kubimenya neza ko kubyitwararika. Imana yashyize muri twe ubushobozi bwo kwita ku mubiri wacu cyangwa ku buzima bwacu no ku mutima wacu. Iyo tutazirikana ibyo turya cyangwa ibyo dufata, tuba tugaragaza ko tutubaha ingabire Imana yaduhaye. Ubushobozi bw'umuntu bushoboka niba ufite umutima, ubwonko bw'ibiryo n'ibitekerezo byiza. Nshuti zacu, ibiryo ni kimwe mu bisubizo byoroheje ariko byimbitse. Hari ubwo stress ituruka mu bibazo tutabonera ibisubizo byihuse, ariko kwita ku byo turya cyangwa ibyo dufata biduha imbaraga zo guhangana n'ibyo bibazo. Ibiryo byiza ni nk'imiti y'ubwonko, kandi igihe twayifatanyije neza n'isengesho, ibitekerezo byiza n'ubuzima n'umutuzo, byongera kutugeza ku ntsinzi mu buzima. Dusoza rero, inshuti bakunze b'intsinzi mu buzima,
nimwibuke ko ubuzima ari impano kandi kwita ku byo kurya ni kimwe mu buryo bwo kuyubaha. Ntitwiteshe agaciro Imana yaduhaye. Stress ishobora kubaho kuri buri wese ariko nta mpamvu yo kuyemera ngo itubabaze igihe cyose. Mube maso mu byo murya, mwirinde ibyongera stress kandi muhorane indyo n'imbuto, imboga, amafi, ibinyampeke byuzuye. Ibyo bizatuma ubwonko butuza, umutima ugira amahoro kandi ubuzima buhinduka bwiza iyo ubihaye agaciro. Mwongere kwirirwa.